Ikintu cyarantunguye, ikintu ngiye kukubwira kiragutungura, nanjye cyarantunguye. Urabona nyine nk'uko hano mu isi bimeze, turashaka, tugakundana, tukabyara nyine famiye, biraba. Sasa rero nitugera mu ijuru ntabwo ibyo bintu bizashoboka. Twese tuzaba turi bashiki nyine na basaza. Nyine nta gukundana, nta gushakana, nta kubana nk'urugo nyine ngo umugabo n'umugore. Cyakora cyo tuzabyibuka, uzabona ko yari mukuru wawe, yari umugore wawe, gusa urukundo tuzaba turimo ruzaba ari urukundo rutandukanye n'urwo gushakana n'urwo gukundana, kubera ko tuzaba turi mu bihe byo guhimbaza Imana gusa. Urabona nka kera tukiri abana ukuntu twabaga tumeze, tutaratekereza ibyo gukundana, twishima, duhavinga fani n'inshuti zacu, tugirana ubusabane n'imiryango yacu, uko niko tuzaba tumeze, nyine twishimye. Tuzibuka ariko urukundo tuzaba dufite rutandukanye n'urwo gukundana, kandi tuzaba turi muri presence y'Imana. Bivuze ngo ikizaba ari icy'ingenzi ni uko tuzaba turi muri presence y'Imana, turi kumva umunezero w'Imana, turi kumva ibyishimo by'Imana iteka ryose. Urumva ukuntu ari byiza, birahambaye, mbese birahambaye kuruta uko nyine wakwiyumva uri mu rukundo. Ntabwo rero kuko niba uzaba wabisanga ugende usome Matayo 22:30 hafi aho urabisangamo, niko muri Bibiliya biranditse. Ikintu cyarantunguye ubwo nakimenyaga, niba utabikizi nawe ukimenye.